Mbonera musuzo dukurikiye kuri Zo One TV Show Rwanda, amahoro y'Imana abane namwe, amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasira bwaryo, nibagiwe n'umujyi wa Kigali cyane cyane diaspora nyarwanda, ngira ngo nawe mwe mudukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe ndabashuhuje. Nuko mubizi rero ni njyewe Rashidson, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye AB Old School. AB Old School, umeze ute? Ndaho ndagube. Umeze neza? Umeze neza na Ni munange? Ni munange mfite swag. Ayi! AB rero kuri uyu munsi nagira ngo tuganire kubijyanye n'ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko. Muri iki gihe urubyiruko rwugarijwe n'ibiyobyabwenge cyane cyane abakobwa bakiri bato, ibiyobyabwenge rurabiyugarije, tudasize n'abasore n'inkumi. Ariko cyane cyane tugiye kuganira ku bakobwa muri iki gihe. Ariko rero ibyo ni sawa kuko urubyiruko rwo no kuruhana ko ntabwo ari ibintu bizima kuba umwana w'umukobwa w'imyaka 15 n'umunani bundi baravuga ngo mu kabari ngo nta mwana ujyamo w'imyaka 18 gaterekanye indangamuntu. Ariko nyine ntabwo ariko mbibona kuko abenshi muri bo ni rwa rubyiruko rw'imyaka 18 20. Yego, nirwo rujya mu tubari. Nk'urugero buriya ibonye umwana w'inkumi ufite amubona ageririye amataka ageririye ari muremure, yego, ntago apfa kumenya ko ari umwana w'imyaka 18 20. Ubwo iyo yagiye muri ka kabari ntago bamusambye atizana indangamuntu yawe, mu kabari ntibaka indangamuntu. Niyo mpamvu usanga ibiyobyabwenge biba byinshi cyane ku rubyiruko. Iyo urebye aba bana b'abakobwa uburyo bameze nk'aho bari kwiheba, bakajya mu biyobyabwenge cyane cyane, ubona biterwa n'iki? Yewe mbona biterwa n'ibigare. Ni ibigare kuko ntabwo ari kuvuga ko umwana ahita avuga ngo reka njyewe ngo ngenge mu kabari. Biterwa n'ibigare. Ni ukuvuga ngo hari igihe ahura n'ikigare kibi, yego, cya kigare kibi kikamujyana kigatuma ajya mu kabari. Kuko sinzi mu byo ndakurikirana publicity ikunda gucaho y'uburyo umuntu bari yibere mu kazi, bagenda bakaza akamubwira ati bana ngo ariko se tugende bana tujye kwisangirira, ndaho batereka reka akazi kanye ntabwo nakareka, atari ko uransetse amukaye tujye bikarangira akazi akaretse, yego, kugeza ubwo ashiduka banamwirukanye no mu kazi. Urumva rero ni bya bindi bya kururu na bagenzi be. Niyo mpamvu usanga abo musinzi cyane, kandi urabona iyo ugiye gusangira n'abo bagenzi bawe bakabona unyweye inoza fanta, bayita ngo ni ji, uri kunywa ji, ngo ntabwo uri kunywa ibyo dushaka. Yego, yewe wibeshye ukavuga ngo ngiye kwihagarika, usanga bamaze kukuvangira. Ibi bintu rero birimo birakurura n'impfu nyinshi. Wenda tuve ko ngaho tugaruke kuri uyu mukobwa. Hari umukobwa ejo bundi uherutse kwitereka, ni umukobwa w'umusitari, ntabwo turi bumuvuga amazina kuko ntabwo ari cyo gihe cyo kumuvuga amazina. Yatubwiye ngo nagurishije inzu yanjye, maze kugurisha inzu yanjye mfata urugendo, mfata abasore tujya Gisenyi. Tujya Gisenyi tunywera amafaranga hafi 200 angahe. Nyuma yaho tubona ko kunywa bidahagije, tujya kwikubita sinzi simenga babivugamo, ariko nyuma nge narakurikiranye sanga kwikubita ngo ari ugucoma. Bajya gucoma bakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Bamaze bakoresha icyo kiyobyabwenge cy'urumogi, nyuma y'iminota mike polisi irakomanga. Yego, imaze gukomanga barabafata. Wa mukobwa yisanga igikondo kandi yari afite umwana yasize. Ariko urumva ko nuwabatanze wabatungira urutoki, kuko urumva aho ngaho bari ubwabo ntibari bazi ko biri bubi, ariko wabatungira urutoki kubera ko atabikunze. Abari mpamvu bahise banabajyana nawe akisanga hari ahantu. Kandi buriya iyo umuntu nk'uwo musaza ahantu nk'ariya uvuga ati bana yabikomerejeho, kandi wasanga wenda ataraye no kurunywa, ahubwo kubera ko wenda cya kigare, kandi nawe abyiyemereraga ko yarumwe. Nimba abyiyemerera rero ngaho urumva tayari yatungiye urutoki na mugenzi wabo batazi. N'amakosa ntabwo ari byo. Noneho wibaze, uyu muntu ni umuntu mukuru ufite ubwenge, afite n'umwana, arifashe agiye kunywa urumogi, yafashe amafaranga yagurishije inzu papa yamuhaye, ahita ajya kuyanywamo ibiyobyabwenge. Urumva ngo birangira asigaranye 200. Abana nk'abo bagomba guhanwa, urumva kandi n'umuntu mukuru ufite abana bangahe 2 umwe afite umwana umwe, awari wose yaba afite, ariko urumva ko buryo wamaze kubyara wamaze gukura. Bamaze gukura
impamvu umunyarwanda avuze ngo ahavuye ibwana haza ubwanwa. Yego urumva ko tayari wamaze kubyara wamaze gukura. Sinibaza rero umuntu nk'uwo w'umubyeyi we yakwishura mu biyobyabwenge nk'ibyo ngibyo kandi bitagakwiye kuba. Umubyeyi twe tumuretse gusa twamubwira ko ibi bintu atari byiza, ntazongere. Indangagaciro afite no kuba ari mama w'umwana, kuba byonyine iki kintu cyageze kuri YouTube ashinjwa kuba akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi, ibintu birababaje kandi ntabwo ikintu cyageze kuri YouTube ntabwo gipfa kuvaho kiretse uwagishizeho, kandi iyo wagikuraho abandi baba bagisharinze. Rero uriya mubyeyi reka tumubwira ati wa mukobwa we, inama twakugira nuko wava mu rumogi ukava mu biyobyabwenge ahubwo ukamenya umwana. Tugaruke AB, hari abana bato b'abakobwa ku mihanda ucaho ugasanga bafite ubucupa bwuzuyemo tineri. Ubucupa bwuzuyemo tineri. Iyi tineri ndi kubona hano baranditse ko tineri igira ingaruka nyinshi ku bihaha, tineri ikaba yangiza ubuzima kubera icyo abana bato ku mihanda bari gukoresha iki kiyobyabwenge cya tineri. Ubwo abo bana baba bakoresha ikiyobyabwenge cya tineri naho bataniye nabo bajya kunywa inzoga n'urumogi. Kuko kuri bo aba yumva ko kunywa tineri ari swing, nyine kuri we ni swing. Kandi buriya baravuga ngo buri muntu agira swing ze. Utafashe swing y'urumogi afata swing y'inzoga, adafashe inzoga afata, mbese swing ziba nyinshi. Aho ugasanga ngo ahisemo iyo ngiyo ya tineri. Tineri ntago nibyo bapuriza bashyira mu rangi, bavanga n'irangi ry'imodoka cyangwa se irangi ryo mu mazu. Urumva ko tayari wa mwana bamaze kubirangi nta batane na rya rangi. Ahubwo ukibaza ngo abo bantu babaha tineri, ese babayibaha babona ari abapiga rangi, babona ari abantu bapuriza amarangi ku mamodoka, bayibaha mu buhe buryo kwanza? Aho hantu tugomba kureba icyo kintu tukireba. AB, hari ikintu kiba kibabaje kore bajya kuyivaho. Guverinoma y'u Rwanda yaricaye iraterana iravuga ati iki kintu cya kore kigiye kwangiza urubyiruko. Kore yateraga ibiheri ugasanga umwana yabaye shishikara umubiri wose kubera kore. Agafite amagaragamba, ameze n'ufite amagaragamba yabaye nk'isamaki. Noneho kore ivuyeho irahenze, barayimanye mu maduka kugira ngo abana badakomeza kuyinywa, bakayiha umuntu ukora inkweto. None aka kanya abana bayobotse tineri. Hari ikintu cyambabaje numva ngize agahinda, aho mperutse guca kuri 40 mabona abana b'abakobwa. Niyo mpamvu ndi kwibanda ku bakobwa kuko n'abakobwa nabonye. None cyari kibabaje, bari kumwe n'inkeragutabara ziraho zirinze umutekano, abari kunywa amacupa ya tineri. Ese iyi tineri guverinoma y'u Rwanda yakamenya, yaramenye ko ari ikiyobyabwenge cyangwa ntago bagifata nk'ikiyobyabwenge? Guverinoma y'u Rwanda yabimenye ko ari ikiyobyabwenge kuko Inyamirambo babwiye abantu ko badashaka abo bana ko baza kubaguraho izo tineri. Bivuga ngo abo bana bakigura Inyamirambo, basigaye barengaza Inyamirambo bakajya za Gatsata kugura tineri, cyangwa se yahura ajya mu garage yabona nk'umuntu w'inshuti ye wenda akamubeshabesha akamubwira ati wamaye ku gatineri aya ngaya, undi wenda babuze nayo kurya afite tineri akamusukira mu cupa, dore ko ayo waca yose barayaguha kugira ngo agere muri swing. Urumva rero Nyamirambo ho leta yarabikurikiranye irabizi, ahubwo gusa abo bana uki babafata bakongera bakabarekura, aho niho haba ari ikibazo. AB, urambye ngo barabikurikiranye barabizi, ariko mu by'ukuri nge ntabwo nemera ko iki kintu bagikurikiranye, kuko iyo baza kuba baragikurikiranye nta mwana aka kanya tuba tubona mu muhanda afite icupa rya tineri. Icya kabiri mbona ziriya nkeragutabara zagombye kuba zibikumira, kuko mu nshingano z'inkeragutabara ni ukurinda umutekano w'ibintu n'abantu. Nta kuciye mu njambo rero barabikumira kuko buri munsi buri teka ryose hariya urabona ko ahantu nkorera ni ahantu bahora birirwa, niyo rigara yabo. Inkeragutabara zirahakumira buri munsi, ntagihe ziba zidahari, ntagihe batabafata, ntagihe batajyanwa kwa Kabuga, ntagihe batajyanwa Ragarete. Ahubwo ikibazo ni uko gusa inkeragutabara nazo zikorwa n'isoni. Gute zikorwa n'isoni? Nimba bafashe inkeragutabara ifashe umwana ikamujyana uyu munsi kwa kabiri, ejo kuwa gatatu inkeragutabara ikongera ikamubona muri uwo muhanda, ubwo urumva iki inkeragutabara ryakozwe n'isoni? Ubwo ntabwo azongera gufata uriya mwana. Urumva ejo azagira ubunebwe bwo gufata wa mwana, avuga ati nimufata n'ubundi ejo bazamurekura. Ubwo rero niba bamurekura ntabwo tineri ifatwa nk'ikiyobyabwenge. Urumva
aho ngaho bumvikana. Ntabwo njye numvaga bagakwiye gufata uwo mwana nk'uko bamutwaye bakamushakira ahantu bamushyira bakamuha imirimo cyangwa se bakamwigisha imirimo akaba yanasubira no ku ishuri baracyari abana akanajya no ko aho ngaho hagomba kujyamo imikorere myinshi n'ishuri rikajyamo noneho bakabaha imirimo utabasha imirimo akiga urumva akazarekurwa aho ngaho bamujyana gukora stage ndozi kari gukora stage ahantu agomba kugenda agakora ibyo bintu yabireka uko byagenda kose kuko impamvu agaruka akabisubiramo nuko nubundi bamurekura nta kintu bamwigishije nta hantu nta shuri bamujyanyemo nta na hamwe akabona nubundi ndakora iki se reka nisubire muri bagenzi be akigera muri bagenzi be rero arongera akaba yakinera umva mbese nkuko umushyitsi gusuka mwakiza fanta cyangwa gusuka mwakiriza inzoga yare yose nawe araza agatamwakiza ya tineri yego ubwo urumva rero aho ngaho bamwakiza tineri n'ubundi agarutse hahandi muri wa murongo rwa ruziga arazengurutse n'ubundi arugarutsemo nanone arongera agarutse kuri ya tineri bazabireka gute se iki kintu kirababaza inshuti y'abakunzi ba Zurazo Artificial Rwanda mbonera nkwibutse wowe utarakora subscribe yuko wafata akanya ugakora ku jambo subscribe mu gifaransa ni ijambo s'abonner ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho amanywa nijoro bibe akagaruka kuri wowe rero AB tukiri kuri iki kintu cy'ibiyobyabwenge tineri urumogi sibyo mu bana b'abakobwa dusabe guverinoma y'u Rwanda ndetse na RIB yuko iki kintu bagikurikirana iyi tineri nayo ugashyirwa mu biyobyabwenge barasindura kurangwa n'ibyuma tubasaba ko n'abantu bafata batazajya bahita babarekura barekuye bagaruka barongera akagaruka hahandi nanone barasindura kurangwa bw'ibyuma ndagira ngo wenda ugire icyo utubwira nawe ujye utanga ibitekerezo ese iyi tineri wowe ubona nayo ari ikiyobyabwenge cyangwa ntabwo ari ikiyobyabwenge wowe ubibona gute ubundi kubera ko mu Rwanda hakora amategeko iyo bavuze ngo iki bagiye mu mategeko bakandika ingingo z'amategeko yego hari ibyo bagira uko biba bihari yego ariko tineri navuga ngo nimba itari yaba ikiyobyabwenge si uko atari ikiyobyabwenge ahubwo nuko nta tegeko ryari ryemeza ko ari ikiyobyabwenge dore ko ari ikiyobyabwenge navuga ko ari gishyashya yego kugira ngo nubwo niba bamaze kubona ko ari ikiyobyabwenge niba uko badukurikira bazicara ahubwo bakavuga ngo ko tineri nayo yaje kugaragara nko mu bimwe mu biyobyabwenge niriye tegeko ryahana umuntu wayikoresheje cyangwa se wayicyuje muri ubwo buryo butandukanye dore ko tineri impamvu ntabwo ari ikiyobyabwenge gusa ikindi gifite icyo kimaze ikindi gikoreshwa mu bundi buryo butandukanye n'ubw'ibiyobyabwenge kubera ko umufundi najya kuyigura ngo ajye gushyira mu irange ntibazamenya ko ariho agiye kwishyira kandi wazatuma n'ubundi uko byagenda kose gusa ni ukureba ngo ni iki cyo gukorwa kugira ngo tineri ntibe imwe mu bigomba gukoreshwa n'abo bana yego ariko ibindi byose sinzi ukuntu aho bazajya bahita ikiyobyabwenge kandi ikoreshwa mu buryo bundi butari ubwo ibiyobyabwenge ariko na kore banza kwica wayica gute kandi ikenewe mu bundi buryo ariko na kore ntabwo bayiciye ahubwo bayiciye mu kuyinywa kandi kore iracyakoresha ntabwo ari ukwica abafindura uri kumva iyo uri kumva aka kanya kera abantu twabonaga basize mu mihanda benshi babaga banyweye urwagwa benze ngo bayitaga barukate ariko aka kanya abasinzi isaba urwagwa noneho ibyuma ngo ni ikintu kigenda nimba biravuye ngo kera hariho iki ubu hagezweho iki sibyo yego ahubwo kuvuga ngo ni iki cyo gukora ndavuga ngo ni hano bavuga ngo aba bana hari ubundi buryo bukwiye kuba bushyirwaho bwo kubakurikirana yego no kugira ngo mbega bamenye yuko iriya tineri atari yo gukoreshwa uburyo bw'ibiyobyabwenge sibyo yego navuga ngo rero n'igihe mbona ko bishobora kuzafata n'igihe kinini yego kubera ko ntabwo bizahita biba ako kanya ngo byemere sinzi ibintu bisaba ko guverinoma y'u Rwanda nabyo ikabishyira buriya reka nkubwire yego buriya tineri si twayibara mu kiyobyabwenge kuko impamvu tutabera mu kiyobyabwenge ni uko tineri ari igikoresho gikoreshwa
mu mazu gikoreshwa ku mamodoka. Urumva rero bayifashe ikiyobyabwenge izo modoka ntizapurizwa irangi. Aho ngaho buriya hari ahantu tutari buhurize, ndakubwira n'impamvu tutari buhuze, sibyo? Tugaruka ku rumogi. Urumogi rukurwamo imiti myinshi, sibyo? Rukurwamo ibinini bitandukanye kandi bivura, sibyo? Ariko iyo ukoresheje mu buryo rundi rujyanye n'ikiyobyabwenge rwitwa ikiyobyabwenge. Kore ikora inkweto. Iyo uyikoreshe mu buryo butari bwo gukora inkweto no gukora intebe yitwa iki? Yitwa ikiyobyabwenge nacyo. Niyo tineri rero bayivanga mu marangi igatera imodoka, ariko niba itari gukoreshwa mu marangi igakoreshwa mu kuyinywa, ubwo urumva ari yitwa iki? Ni ikiyobyabwenge. Ahubwo urakoze cyane, rekera aho ngaho dukomeze. Reka dusabe guverinoma y'u Rwanda yuko yadufasha, ntabwo tuyitegeka, nta nubwo niko tuyiha akazi ngo ikore, cyane cyane na RIB ntabwo twe tuyikoresha, ahubwo turabasaba yuko bakontorora ibi bintu bagafata iriya tineri, cyane ko iratera indwara, iri gutera indwara z'ibihaha, urumva ibijyanye n'imyanya y'ubuhumekero. Niyo urebye uburyo aba bana iyo bamaze kujya swing bameze, baba bameze nk'abantu banyweye mugo. Urabona umuntu wanyweye mugo ukuntu aba ameze? Aba ameze ate? Ururimi ntiruba ruva mu kanwa, abacira inkonda. Mbese gusa wenda tineri aba ameze nk'umuntu ukweduka, wenda na mugo nuko uyinyweye adacira inkonda. Ntavuga ariko kuvuga aravuga. Ko hari uwo navugisha numva ijwi riva mu kanwa. Uba yanyweyemo n'inzoga, ntabwo ari tineri gusa. Kuko ngewe nibareje umwe muri bo, ndabaze ko umuntu waswingaraye bya hatari, tineri yakwishe, ngumva ngo tineri nyinyweye imyaka 25, ngo ntacyo yagize intwara, ngo tineri ntacyo, ngo gusa ngo gituma mera gutya, ngo mba nashyizemo n'ikiyobyabwenge n'inzoga, icyuma. Hari undi rwagwa ajya kugura mu Kinyambo, sinzi imbari n'urwagwa, sinzi imbari urwagwa biyitwa ko mbona ni nk'urwagwa ngewe. Ibyo aba yavanzemo, ntago tineri ari imugira kuriya. None se niba tineri atari ikiyobyabwenge bayinywera iki? Ayinywa kugira ngo agere swing bisanzwe. Swing ni ikimenyetso wumve nyine ndashaka umuntu ajye swing byagenze, wumvishe ukuntu kuri we atari ikiyobyabwenge. Kuko ikiyobyabwenge kiba umuntu washizemo inzoga, nibwo ahita noneho byikubiraho agasinda n'iki. Ariko afata ya tineri akayivanga n'inzoga bikabyara ikindi gisasa. Akurura tineri, yamara kurura tineri afite n'inzoga kurura, naye akanywa n'inzoga, ibyo byose arabifatanya. Yabifatanya rero bikabyara ikindi gisasu. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, nimwinjire muri comment mutubwire namwe, ese koko tineri ni ikiyobyabwenge? Ese koko birakwiye ko aba bana b'abakobwa bakiri bato bakwiye kunywa tineri? Ese birakwiye ko aba bana bato b'abahungu nabo bakwiye kunywa tineri? Ese birakwiye ko guverinoma y'u Rwanda yakwiga kuri iki kiyobyabwenge cya tineri bakagikuraho, ahubwo tineri kagikoreshwa mu bijyanye n'amarangi? Mujye muri comment, ukore like, ukonde subscribe, bityo utwandikire muri comment tubwire ati njye mbona tineri ari ikiyobyabwenge, nawe uduhe inkunga yawe y'ibitekerezo. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mbere y'uko wenda dusoza, yego, niyo nama wagira ababyeyi kugira ngo barinde abana babo badakomeza kunywa tineri cyangwa batajya muri ibiyobyabwenge? Inama nagira ababyeyi b'abana nuko bagomba kubashyira hamwe bakabahana, bakajya baganiriza. Yego buriya mwana ajya kujya kunywa ikiyobyabwenge koko aba yabuze umuntu umuganiriza. Yego, uko imba yavuye ku ishuri araza agahita kubita bagari bikarangira. Ariko umubyeyi namufata akajya amuganiriza akamubwira ati mwana wanjye urabona ibi n'ibi birabo ntabwo ari byiza, mbese akamwija nk'umubyeyi. Yego, umwana ntabwo azigera bijyamo. Ariko nimba wa mwana atashye agagera mu rugo agashiduka ari gukubitwa, agashiduka ibintu byose biba bimukorera, niho handi agira umujinya akavuga ati ndagiye. Ariko iyo yahanwe ntabwo ashobora kujyayo. Urakoze cyane mboneraho gushimira abari badukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda, mboneraho no kubwira ababyeyi ati ahasigaye ni imbaraga zanyu, dufatanye isi yacu tuyigire nziza kuruta uko twayisanze. Nta kundi isi yacu tuzayigira nziza kuruta uko twayisanze, usibye yuko ari ukurinda ibiyobyabwenge abana bacu b'abakobwa n'abahungu bagakura neza, kandi tubonereho tuberekeze injira kujya mu mashuri kugira ngo batabona umwanya kujya muri ibyo biyobyabwenge. Ndabeshya uko bimeze kabisa. Nk'umusilamu agombye gufata umwana akamushyira mu ishuri ry'ikizungu, arangiza agahita amuganisha muri Korowani kuko atabona umwanya wo kujya mu biyobyabwenge. Yego, reka tubashimire rero.
batajya muri iyo Korani bo ntabwo bategetswe kuva hari ubundi nzira banyuramo kugira ngo badahura n'ibyo biyobyabwenge ho nta nama mwaba AB baratsindura koze cyane kutwibutsa iyo dufata impande zose na Bibiliya ubwayo ntiyemera ibiyobyabwenge n'aba bavandimwe b'Abakristu mubayobore kuri Bibiliya basome Bibiliya cyane mubereke ko ibiyobyabwenge ari bibi ntibazongere kubinywa. Ibiganiro byacu nakagaruka mbabwira nti ciao ciao, umunsi mwiza, murakoze cyane.